ubundi buryo noneho ushobora kubonamo followers, reka nabwo noneho mpite mbukwereka. Urajya kuri Facebook yawe, hanyuma noneho ugende waka abantu ubushuti, abantu byibuze bamaze gushyiraho ifoto byibuze mu minota mike ishoboka. Nk'uyu nguyu yashyizeho post mu minota 16 ishize, nuvuga ngo afite like 70, yari nimwe ashyizeho 72. Nuvuga ngo aba bantu bari online, barahita bamereza ubushuti kandi noneho banameze likes, noneho bagenzi babo bananyake ubushuti. Mu gihe banyitse ubushuti nibwo nanjye nzagira aba followers benshi cyane. Uhita ukanda ahangaha ukajya kubasaba ubushuti, ukagenda wikorezaho gutya, wikorezaho nk'uyu nguyu gakosoye yarabumaye, ukagenda ukozaho uvuga ngo aba mbatse ubushuti. Mu kandi kanya gatoya ujye kubona ubone barimo baragenda biyongera abansaba ubushuti gake cyane. Iyi nayo ni tekinike ikomeye cyane, likes ziri bwiyongere kandi followers biyongere. Iyo umaze kugira inshuti nyinshi cyane, wowe ugenda usiba twakonde nakweretse usiba aba friend, cyandaje nongera mbikwereke neza bushize n'uko twabyerekanye. Iyo umaze kubaka ubushuti nka gutya, urongera ukareba uyu nguyu iminota 16, ukareba hasi ko nta wundi muntu yishyiraho ifoto mu minota mike ishize. Iyi ni siride, aba bavuyeho ntago babuma. Nangiza ukaza hano hejuru ukongera ukarefreshinga, ukamanura hasi gutya. Mbonye ushyizeho nonaha just now, abonye umuntu umwe umuhaye like, kamwongere nanjye. Warangiza nawe ukaza ugahita umushimuta, nuvuga ngo uyu nguyu mu kanya araba amaye like. Urabona ko hano bimaze kuba byibuze abantu 10 kandi batangiye ari batatu. Hano urabona ubwo ni baseptinze, baretse batangira kurayikinga comment. Mwongere kandebe hasi ko nta wundi muntu umaze gushyiraho 36 minutes. Reka noneho nawe mushyira karayi kubone nje kumwaka ubushuti ku nshuti ze. Bavuga ngo abo bamaze kumwaka ubushuti kano kanya mbatse ubushuti, likes zanjye ziyongera, followers ziyongere. Niyo mpamvu ubonye mfite aba followers benshi baruta friends. Reka koreho gutya, ugenda wikorezaho ukozaho. Ibi bituma byibuze biyongera ku buryo bushoboka, nawe ukabona ko biyongereye. Ubwo kwa kona kazo bari bahise banyakushita ako kanya, kongera ukareba byibuze undi umaze gushyiraho. Nashaka kongera ukarefreshinga, ntabwo ndi uburundi umaze gushyiraho umunota umaze gushyiraho. Afite abantu 18, abo ngabo 18 baba bari active. Uhita ubaka ubushuti, nibyo bizatuma ugira aba followers benshi cyane. Nuvuga ngo ushobora guhita wibaza se nkomeze kubaka abantu ubushuti bahita bakora iki? Mpita nuzuza bya 5,000. Wowe ikintu uhita ukora ni iki? Uhita usubira inyuma ukajya gusiba abantu ubona batakiguhereza like. Ushobora kuvuga ati se maze kumusaba nkahita musiba. Ndakwereka n'ukuntu ushobora gusiba abantu ba kera, list y'abakera na list y'abashyashya. Reka nkwereke Facebook ukoresha. Hari Facebook ebyiri hano mfite, hari iriho 2 n'iyingi iriho 14. Iyi iriho 14 ifite ibara niyo umuntu akoresha agiye gusiba inshuti. Uyikandaho gutya, angiza ugategereza. Niba utakoze subscribe kuri Turatsinze TV, ibuka gukora subscribe, nunyurwa usharinge ndetse udushireho na like. Igitekerezo cyawe ni inyamibwa, kugira ngo ubutaha tuzajye tukwereka ibintu byinshi bitandukanye. Icyo wifuza ujye utubaza, shyira muri comment, kugira ngo ubutaha tuzajye ibyo dukosora cyangwa se twongeramo. Reka nkwereke noneho uko basiba. Urajya hano hagati kuri kano kantu mwanzeho, aka niko kaba friend. Kana kaba friend nito akandona. Okay, nahanga turi bukandeho. Warangiza bakwereka aba ni abansabye ubushuti. Wibuke ko nakubwiye ngo abantu bagusabye ubushuti
ntukabemerere ubushuti. Nawe urabona mfite friend request 548 aba sinapfa kubemerera, kuko nimbemerera baraba friend ntago bari bube follower. Kandi n'icyo dushaka no kuganira, ashatse nyandikira ko mba nafunguye post zanyu ziri public, message iri public, akantu kose kari public, no kwirwa mwemera n'ubwende. Hangiza nkajya kuri all friends, nkabariho ngandaho bahita babakwega. Urabona ko mfite 864. Wabonye kandi ko mfite aba followers 1050 na bangahe. Hanyuma noneho kakanabwiye ko ushobora kureba abantu ba kera ndetse n'abashya. Urakanda hano handitse sort, hano nganze, hano hari newest friend first, oldest friend first. Oldest turabizi ko ari old, ikintu cya kera cyangwa se gishaje, ubwo ni cya kera. Newest new, just new, cya vuba. Ugakanda kuri old. Iyo ukanze kuri old bakwereka abagusabye ubushuti, abo muri inshuti ba kera. Ugakanda aha ngaha nganze, ukajya kuri unfriended nonetse umutuku, ugakanda confirm, kunyura ugakanda aha ngaha. Urabona ko gusiba ni wowe utinda mu gukanda gusa, byo biba byoroshye. Kozaho gutya, urabona ko ari ibintu byoroshye cyane, wikorezaho ubundi ukareba ko bahita bavaho. Urabona nifite 836 ningira gutya bahita ba 859, numva ko bangahe barindwi bamaze kubasiba. Nuvuga ngo ushaka turasiba ukageza no ku bantu 1000 cyangwa se wenda 500, ugasiba abo ushaka, noneho ukongera ukajya kwisabira ubushuti. Uragabanyije, ugiye gushaka abandi bantu bashyashya bafite gahunda, batari barupiga umuntu aguha like, nta kintu aba kumariye. Okay, ubwo ni uburyo wabonye. Akandi kantu nakubwira, nimba ushaka kubona likes nyinshi cyane, jya kuri Turatsinze TV. Urabona uburyo nagiye mbereka bwo kubona ama likes. Hariho application bita Yo Like, wareba uburyo bayikoresha. Ubutaha tuzabereka uburyo ushobora kwandika izina rimwe kuri Facebook cyangwa se ukundi ukuntu wakongeraho indi zina. Hari ubuntu bwinshi tuzagenda tukwereka butandukanye cyane. Nimba ushaka kubona like, ushize nakweretse ukuntu ubibona. Nujya gupostinga ifoto uzajya ukoresha Chrome, nugakoresha Facebook zindi zisanzwe. Nubukoresha ukabona bikunze, uzampamagara umbwire. Turatsinze TV mu kazi kose, kora subscribe, likes ndetse na share, ubundi twimanukire dukomeye turebe ibyiza bitatse isi yacu, by'umwihariko igihugu cyacu cy'u Rwanda. Thank you my friends. Remember to subscribe on Turatsinze TV. Let's meet next time. Wow.